kureba gusa akubuka twacyo mugore uretse kwiyenza umutwaye unwaye iki se witeretse akabido k'amazi muri urugo nta n'ikijumba kirimo n'inkondo y'ikijumba ntayemo ngo twaye iki wamugere ubwo urumva nta kintu ntwaye si uburinganire si wowe washatse by'uburyo ukandika naje hano noneho nje gushaka ibyo ndya cyangwa wankuye iwacu uje kunshakira ibyo ndya waje ahangaha uje gushaka icyo ndya cyangwa ni waje kunshakira icyo ndya nkamubwire rero ibino bintu byo kwitwara gutya ngo nuko tuburaye rimwe kabiri gatatu ntabwo byari bikwiriye pe n'undi twe tubanye neza n'ubundi niyo twaburana n'uyu munsi na kimwe twawe usanye ntabwo ndi kurenzaho umunyu nkarenzaho n'amazi jya umunyu wowe kuko ubushoboye icyumweru kirashize ngo rimwe kabiri gatatu rega uri kubivuga nk'aho byoroshye uri umugabo haguruka mu rugo ujye gushaka ibyo turya none se ushatse wowe wabiki ndabishaka hehe basi nywa amazi ngayo wowe wayanywe urampa amazi ngiye nk'inka none se urabona ari kunywa n'ubundi yanywe wowe uri inka ndetse ndi inka kunywa amazi inka nizo zinywa amazi yanywe de inka baziha n'umuntu wakoreka mwibwirire rero nubwo uri kumbwira gutyo nturi umujinya wawe menya yuko utaraza aha ngaha n'ubundi ngenda nari mbayeho neza naryaga gatatu ku munsi aho wazanye n'icyo bita serwakira y'ibibazo aha ngaha mbabariye nawe ubwawe kuri umugore ubundi ko ngewe akenshi ari usanga utunze urugo wowe urutunze rimwe wabiki uravuze ngo nazanye inyatsi muri uru rugo inyatsi gusa ngo kuva nahagera nta kintu uratunga ndakubwiza ukuri ko wazanye inzaratsi aha ngaha ubwo igikanagiye aha ngaha kirara kigiye umufuka w'umuceri ngenda wujyaga amezi 2 ariko ho wazi ubundi wazanye indagu ubu si iki gisimu cyawe duteka ibiro 2 by'umuceri ukabirya mu gitondo ukabyuka ushaka n'ibyaraye mba narabikoresha nose rero joro ugira ngo umuntu arara kugira ngo ntago arara akoresha ako ntabwo nukajya akira by'umuntu ugabanya ibibazo ushire bene wanyu mu rusange nta muntu ndi buri akomanda uko maze kubona ko bigize ihembe hano wowe Hehe Jera kujyana Nyabugogo nakujyana muri profe bakarikuramo kugira ngo utazanamenyera nanjye ntuzamenyera akomanda uko uzagira kudahahugire no kumenyera reka mubwize ukuri muri iyi minsi umuntu uzajya mbona ko yakoze ikosa nuvuze ngagiye kurongora uko ni gutumwanya niba kurongora urugo rukunaniye se wibwira ko nabandi bizabananira ngo ndagerageza kugukanga ukanga nde jya umunyu nyine mugabo udashoboye guharya umunyu niso uriye wanjye jya umunyu urenzeho amazi wankawe ngo ubone uri kwigaburira ibiryo by'inka sura amagambo uri kwivugisha numbura uzankumbura nimbere y'ishyamba nkumbura karutindi idahase mubi reka mubwire ibyo byose uri kwigira aha ngaha nyine nukumfatirana muri no minsi hari igihe njyewe nzakira ngahita nshaka undi mugore we ngahita ngutomura imana hari igihe ngiye nzakira ngahita nshaka undi mugore ninde mugore wakwemera se n'ubunebwe ugira nose wari nyamugabo wakwemera n'ubunebwe ugira mu gihe umugabo adafite amafaranga we ntabwo wayashaka nashakire hewe mugabo wayaburiye ayo wabuze n'injyu yabona erega mwebwe ukuntu mwebwe mushobora kubona amafaranga mu bundi buryo ubuhe buryo wowe wakwishinza no ku kigabo ndetse nyakwishinza kuri ibi wowe wajya ukishinza ku kigore kinyereke ngeyo kinyereke ufite inzobe ureba ano matama wayakaraga ku bipapo harari ibipapo biba byaragiye bikazunguruka afite nk'uruhara rugisanga rumwe bita uruhinde ukarukora gutya gusa kiguha 5 uza duteka none ndanabikwemera ko nuwemera ugakora ku kigabo kigakuha amafaranga genda teka hakuru urugabo n'urusazi uri kwemerera umugore wawe ubwo se ngiye nkagenda burundu singana ubundi se ugiye wabiki usiko kibonye ariko ubundi ngize ngo ngize imana nkabona ikigabo kiragushatse kikajya kigutunga ukajya undebera nk'ukuntu hama igihumbi ngiye nkarya nabi ariko ubundi uratekereza cyangwa mu mutwe wawe harimo amazi ntabwo ndi kukugisha inama se nimba twanaburaye reka nkubwire nanjye kwanza afashe umwanzuro ntabwo naburara iminsi 3 ngo nongere kubura wa kane umwanzuro n'uyu nguyu tubyemeranyeho ugiye gushaka amafaranga none ninjye uri nshaka amafaranga mbwira aho wayabitse njye kuyashaka ntabase nabaye mbabarira ndakwinginze n'ubundi wacu se kure ni wabise no utaje kurya iwanyu nanjye kurya iwacu duhurira hangana n'ubu tureka amahoro adaye hanyuma ubwo amaherezo akazaba yayo nusara umubyeyi wangu umwana tuzajya tubwirirwa ujye kurya iwanyu nanjye njye kurya iwacu nidusanga iwacu batatetse cyangwa batetse bizageza ryari bizarangira ryari iwanyu baba ari abahanye nose wanyu bakwirirwa badatetse ariko nta nuko ujye baseka iwanyu baba ari abatindi n'ubutindi bwo mu maraso buze kirika bashatse kukwima ibiryo kandi ujye wibuka yuko umubyeyi iteka ari umubyeyi ku mwana ibyo wakugira byose umubyeyi aragutunga njye sinasubira kurya iwacu reka tujyane kurya iwanyu nibonye iyo ndasa yawe irya ibiro 25 mu minota 10 ujya kurya cyangwa byore kandi ubu nge naragiye habone nibagiye telefone ngeze ko mfite mama wanetesheje wowe reka nkubwire nimba ufite nyoko wagutetesheje niwe wakwishe
agakutwa ari muba amayi nkada Kembo inzu yose ko wayitemaguye umucanga uri guhomora parafo ndabona ibiti wabimanuye uri mu biki muhoza shawe bireke ibi rwose ubu akagaparafu uri kureba hari umuntu ushaka udukwi ndashaka kukamanura kose mumereza gacana akaga kugira nakaro gacanga ubonanga ndimo ndagakubisanya mu gushaka umuntu ushaka umucanga ndashaka kumereza umucanga kugatera inzu yiwe Gicyene vuga gahoro ndavuga gahoro na muntu uri mu kwisi wavuze gahoro ajya gufatisha okay nacyo akose uri usiga wihisha umuyaga nawe kwisi wavuze gahoro utamfatisha vuga gahoro saba Gicyene ndikwibaza niba nta muntu uri mu nzira ariko ngo wihishe ngaho banza wumva iyi nzu uri kuyigurisha mu nyuma agaparafo uragatanze umucanga urahomora ahubwo si ibintu byo mu nzu birihe usibye ko nawe ugiza nkana wagiye muri no nzira imiki agasonga bugari nuko uja kunturira ubu wagiye inzu irimo agasonga bugari nta parafu nayo n'undi wagiye parafu imeze gutya nabwo ubusanze igiye kumanura tuntu wacinga iki inzu yigize ikirangarizwa atara agasonga bugari amasafuriya amatera biri hehe wabishyize amasafuriya wagiye kuyitsansa icyungo kimwe wasize muri nunzu nicyo ugiye kunyurira tayo wagize n'Imana sha washatse abakire ubayeho neza wansize mu karuri none uje kumbwira ngo inzu abakire nyine nasa babayeho neza ahubwo ntugire ko utatetse hari umuntu wanjye nzi wo kuva mu gitondo nyine arashaka amafaranga ye wowe yewe ese wamwishyura ese ari umugabo utagira ideni hanyuma se ni kumwihisha ari uko nyafite ese ko na n'ubundi ntawe uhari hanyuma uvuga gahoro atamenya uko ese iryo deni buririye vuba ngaha aha ariko nata nicyo kiza cyo kugira umuvandimwe nkawe umva rero ikintu natanakubwiraga niba wari ideni reka turifatanye n'ubundi ariko ko umuryango n'ubundi nta kintu na kimwe tutakora ngo turwanane uramfasha kwishyura njye mfite 13 hariya mu rugo 13 mu rugo tugende mu birindwi ngo ngoye none se ndakwishyurira nta hanyuma se nkaba ndi kwihisha hejuru yuko mfite amafaranga kandi ufite 13 nyine ariko niyoze muri 80 mfite 13 ego ko gitare cy'amahanga none nuko abyara uri ideni ry'umuntu w'igihumbi 80 ntabwo yamaye yose ariko numva kwezi kwa mbere yangurije 26 ubutanga ubita 50 ndumva ndi yaragiye yuzura ariko nyine kubyo byabaye nta kibazo we tugende mubite 700 kare hindura indi ngingo ntabwo ibyo ayo mafaranga mfite byonyine ndi kubamba ayo mafaranga kugira ngo nyamu aramutse amfashe nubwo nahita nkuramo 3 muri 13 ariko gari gasekwa nakeza uramutse uvuze ko utarye iyo waba umutejuru kabisa iki ngiye ubwo nifite gahunda yo kuza kurya iwawe nzizi ariko nawe urasetsa ko uziko nanjye narinje kurya iki iriya numbi y'umugabo sigiha abazimu bashya uwo ntabwo ari Pattyno uriya mugabo arahaha no mu karere turabizi n'umugabo utunze aje tekereza umuntu utunze aje si muri no karitsiye yose none wowe urashaka umusebye aho tugire badushaka ubugeni nkarabura tugende kumako twasigaye mu tugende kumako twasigaye njanga ndi kunagana nukuse nangana ndanje ntuyizwe kuningana nukusingana nukukibana kimeze kuriya kingana kuriya tuvuye urugo kiri kurya umunyu n'amazi aho mu rugo rwanyu shawe nyine shaka ngo nimba hari n'udushimbo uheruka guteka ngiye napfa no kuturira ceka ni muri burya gacana wowe inzu ngo yisize urani hari ikintu kirimo amasafuriya nabana teka n'amasafuriya atarimo ukarya iki nkarya gacanga aho ikintu cyagufasha nako sinagufasha ikiganiro mu cyekazi ubundi kukubwira ngo njye narinje kurya hano kiriya kigabo nk'iki gihaha ubu nsize nacyo gishogosheye kigiye kurya iwabo ubundi duhuye nagushaka washaka mvuye iwanjye nyine ni ibibazo ahubwo nayo mfite agatekerezo ko nenje kurya mu rugo sabwo bimeze siko mubwira ngo nenje kurya ukagira ngo nenje kugushiza ngiye kindi ndashaka kurya je kurya mu rugo yose si menya ko mu rugo aho wansize akoze bakuru b'abantu b'iyi minsi babayeho hanyuma se ndimo ndabura kwishyura nkabona yo kugabura none ndibona kugabura ese urabura man warabwirirwa ntaburara ndimo ndirukanka ndi burya se
azanya ibibazo namwe musa nabi gahamba warubwira urugo mfite 13 n'umwenda w'ibihumbi 8 noneho fata 13 kuremo ibihumbi 3 nibyo bisigaye bihaha ku munsi kugira ngo uryo uhage ndasigara nangaye ibihumbi 10 ngutse agatekerezo gafite imbaraga cyane shaba banze urakora hangaha niba hari umuntu wa mbere kuri nusu ufite grand frère uzo bwegera wowe reka tugendera nzo tuyigurisha tuhite dupasiramo hagati ese sibyo kandi kera bajya babwira mama ngo yabyaye nabi hanyuma se nugurisha inzu ndasigara mbahe none sibyo birandeba ko nyishyura gira shyira hanga manda yawe akuri mideni nagire vuba nyishyura afite na 13 mu rugo kwishyura mama yake na mama akwishyure akwishyure shyira hano isuka n'agatero abo badayimoni bakundinde nimba ari ibyo rero nakuzanye gira vuba mu mizi parafu ngende kiri ku isoko sinshaka kukubona mu busa wagiye warihenuye wowe kabyara we ngo n'umuntu wagiye mu bakire ngo narakize anyizunguzaho nawe umenye ko inzu ari y'ababyeyi badusigiye tuyifatanye gukurisha agaparafumaho nimba ari ibintu by'igihumbi Yezu ngewe ntabwo mfatanyije inzu nawe ukuva umunsi ugenda iyi nzu y'abayanjye iyi nzu ni iyanjye mubo ni ukuri ivuka iyi nzu wowe ntuba uzi ko iyi nzu nahise akambuye wowe waje ucunze niba utera aho ugiye gushyira akantu k'agacanga akazi mu kirimo umupangayi ngo turagabana iki assalamu alaikum haji yewe haji yes uze kutajya wikiriza bite bya sunashimwe na nabyibagirega agurishe hese ndishishe mufite nigeze shavuga Yesu nashimwe tutubwiriye kukuramukanya nyine mu ndamukanyo z'abantu bose nabona umukristo umurokore cyane w'umukizwa nta mahoro se ko umuhagaritse nta mahoro gusa nta hantu wandangira ari umuntu ufite intebe bana uri gushaka intebe ndashaka intebe kuko nabaga mu rero kwikuri kuvuga amagambo menshi intebe ziraye ntese ziriye kandi ndi kukubaza nyine uri gushaka intebe ndashaka intebe zo kubamo z'amadi wikwigora urazifite sampari ntwaye iyo ntuzifite n'igice bita IBM nyine umva mubwire uriya ni grand frère yego kuba ari grand frère biramfashikiza anjyaniye amafaranga kandi numvisha avuga ngo umurwayi ya 13 nyine biriyo ariko yabikuye arayajyanye nyumva neza rero niba ushaka umutekano wasigayemo tugende umereza amafaranga yanjye gira vuba tugende se basirika ntago nane nzarigeze muri no minsi ndahera ku byo 13 urumva nanuza ngende ushaka yashaka gake ayo ngayo yarari mu rugo nayo ngayo uri kumbwira ngo kuri wawe nyine nayo uragiye kuyazana ayo 20 na 6 urumva gira vuba ngo tugende ariko muvanye baseka mubwire ubundi nizina naraguteganya mu nzu yanjye ubundi ndapanga ko ubundi uyo bwikuri reba zino none ushaka kubona sigira stage ukajya una performance amahanga ugamagara n'abantu ukajya babwira ngo amaboko cyozo cyawe urashaka kuzigura narazitwara kandi uziguranye nahita nisubira no ushobora no kwicara ahangaha ku rugo rwawe ukicara gutya cyangwa ukicara gutya nyine uburyo stress waba ushaka kwicaramo mu rugo rwawe agicaramo ni ikigori ako se mugabo ubundi zino ntebe ni zawe intebe zaba zitari zawe ukazikinanguramo gutya ngo ngamba barubwisukuri intebe atari zawe wazikiniramo gutya nose intebe zitari zawe wakwigiramo gutya se ako wa mugabo ubumenyi cyane cyo mu mutwe cyeka mubwi nubwo nziguze ndacyagukema nawe uri mu mubana mwana cyebino nzi yonyine nyibamo nkenyine nta mugore nta mwana nta babyeyi cyangwa baba barazigusigiye ku mpamvu mu muzima wagurisha intebe amafaranga nk'akumvikanye none ureba uburyo uzicaramo waje kugura baje gutonga naje naje kugura intebe yishyura rero mvuga ngo mu migambi ariko rero njye numva biba byiza twakandikirana amasezerano kuko se twandikirana iki ngese nzigura narandikiranye uragura nagugura akwibaza intebe umwana umuntu nirampa mu mana kandi uretse kuzigura kuzino ntebe zigiye kubizanya mu masegonda make uzaho se bishishira vuba izi ntebe naziguze ibunja amaguru zitunya kuzikandagiramo uramutse uri kukandagiramo nka buri kirenge cyawe uzamuye uvuga ugakandagira ngo nahita nyagabanya ushyiramo akaye gacanga nsanzwe uri kuyihomora ngo ufite umukiriya uri bugure umucanga cyangwa wibagiwe ko wabimbwiye ibyo birakureba bitande binzu si yacu twese iyi nzu ikintu ufite cyonyine nkwemereye ni idirishya rya metalike n'urugi rwayo naho ibindi byose nta na kimwe kirimo cy'abantu ndagusabye muhoza sinzi no mu muryango ibaza umugore wahukanye nyagasani umugore wahukanye njye hehe ntamuka sanga Pattyno ahubwo reka nkubwire n'ubwo ngiye
ndakubwiye ngo n'aka gati mbona kari kurereta na kuno wari wacukuye washenye wagize ko gafuka ukazinga ntihagira akantu na kamwe kabura kuri iyi nzu. Mbwira nimero rwabo 0 8 4 5 shira y'ibumbushya makumyabiri akuri ikigura cyo mu mutwe kumvikanya nga intebe imwe icyatani ibihumbi 3 tumaze kukunda iringata nyita sibibazo nasi n'umufungo w'ubugoro mwana umva mubwire wa mugabo tuvuye mu tuvuganye ngo intebe ebyiri z'ibihumbi 3 siko twumvikanye sizo nshaka kireka niba ari umuntu wenda uzi ko uri hano hafi ushaka ko atabyumviriza n'uri ntabanga riri kugira ngo njyewe kugira ngo intebe zanjye zigurishe mu 3 ngiye ibyo 3 ndabiguhereza umfashe dusubize mu bagiye ntiruzi dusubize mu sinose washize shire igihumbi basi yego umwanya urenda papa rero niba utabishaka susubiza mu senyi sabasi shire senyi sayike shire kabisa zinebe n'insiba hose gice kamba w'ikigo mu rubuzikizemo ukatuma mbisiba rwose utumye mu bwa kandi ikindi kandi tucaca no mu zitwara nago nazitwara akiri kuzitwara sinyire ku nyine nurizi ntabwo wambariza umuntu uri buze kuzitwara uzincungire ndaje ushaka umuntu uzicyura unoze uje kuntera ubwoba urumva uje kuntera ubwoba iyi nzu ugenda narayibombo y'ubwanjye ni ibi bintu byari birimo cyo kugurisha njye gutanga n'ikirego kuri leta mbere ngo baranyibyo ibisambo byaranyibyo wowe uje kuntera ubwoba nagize ngo ubwo warayuba njye ndiyiba nawe ubwawe ukaza kuntera ubwoba umugoze nakubwiye ndagusabye uriyiba njye ndiyiba njye n'igisambo ndagiye ariko umenye ko iyi nzu nta ruhare uyifiteho rwo kuyigurisha ahubwo ndajya no kuyishinganisha kanjya kureba irangegera y'umugabo nayo nasize iri kurya umunyu itumutse igiye kurya iwabo ntabwo uyu munsi ndi burara bambona kandi nawe iyi nzu uyirebe nk'imbwa iri kunnya ku rugo ntari bintera ubwoba umuntu kugira ngo nkemeze njyewe utabona barakugaburiye ukazana amahungu ukaza kunzunguzaho ubwo bumuntu ntazi nayamuye ntayo usangemo ndanayibamura n'undi nayera hejuru ndayimena shaka nemeye kukwishyura ndanabyemeye 80,000 zakwishyura ariko none uyu munsi uri kumva uyu munsi nyemerera ngewe ndi nyangamugayo turi kumwe hano nyemerera gusimbuka no munsi hace mu ndi munsi w'ejo bundi uri inyangamugayo iyo uza kuba inyangamugayo ntabwo mba nakwirirwa nk'umunsi wose sibyo nakubwiye mu ijambo rimwe niba ushaka umutekano wamenya asigayemo tujye numereza yanjye gira vuba kandi okay basi reka mubwire yego uransigira igihumbi cyo guhaha cyo kurya igihumbi cyose byibuze utarambye muri ijana se wahaye cyari nawe ako se kugenda tubishaka tugende kundeba guca intebe zari zirimo hano ndakubaza nanjye niyo nca hirya no hino intebe zari ziri hano ziri he ubwo kari we nsanze hano intebe ziri ari we nasizanga intebe ziri he kunsiga hano kuba mpagusanze nkasanga nta ntebe zihari ntabwo ibyo bindeba ni we bireba va mubwire nawe wa mugore hey sha mu bintu byose nihangane mu bintu byose nanakwihangane n'ibyo ntanakwihanganira mbuze intebe zanjye ahangaha nakwitsamura bwawe nagupfumye ugahita ugenda nka gripe uri kwisaza nk'agahene kakivuka intebe zawe ni intebe zawe wenyine cyangwa ni intebe zacu hari n'atano zitanzeho ariko umenye ko ndi umugore wawe ikintu cyose kiri hano mu nzu n'icyawe kikaba n'icyawe twibutsa yuko kuba warazanye urukundo n'ivarisi bitaguhereza uburenganzira bwo kugabana nanjye ndashaka intebe zanjye niba urazizanga mubwira ngo ngenge kurya mu rugo ndagaruka intebe zanjye ziri hehe nanjye ndashaka intebe zanjye uri kumva uzi ko umuntu akwihorera ukagira ngo ndashaka intebe zari ziri muri iyi nzu reka mubwire wa mugore we niba utarabona umuntu bahata nk'ikirayi ndagutonora iyo nzobe ndaje mu kanya ndayikoga uri kwivugisha ntabyo uzanga kuko narazamura umujinya ndaje mu kanya nzabura igikukuri ngo wagisamba mana nyagasani mana y'u Rwanda ngiye gutumereza intebe yavunitse gutumereza intebe yavunitse ntabwo uranyicura amafaranga 3 byanjye naguhaye amafaranga yuzuye umereza intebe imwe iyindi yaravunitse ubwo ni igice uranyishyura cyangwa se uzutwara intebe zawe zavunitse